njyanezezwa cyane n'urukundo nkundamana uranyumviye ngo utabaje umpora hafi mukiza nkubona kenshi userutse nihebye ukampumuriza uti humura mwana wanje nakumenye kera sinzatumurira guhogore. Amazina yanjye nitwa Jeanne d'Arc nzamwitura iki? Yego. Ndubatse ndi umumama mfite urugo n'umugabo n'abana babiri. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe, njyewe wari ikivume nahindutse umuragwa. Umuziki rero wanjemo kera ndi muto cyane, ahantu hose nabaga ndirimba, ariko ngeze senior 2 mu wa kabiri secondaire nibwo noneho byanjemo ibyo kuririmba, nkumva indirimbo injemo nkayiririmba. Ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe, njyewe wari ikivume nahindutse umuragwa. Ubu naremewe njye narakiriwe mu muryango mugari w'abana b'Imana. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Eno ye programu ekwata ku bayimbi n'emuziki ku Munambeho TV. Suko nari mwiza sinari mbikwiriye n'ubuntu bwayo gusa bunyomaho. Audio yawe imaze gusohoka cyane ko yari yo ya mbere wari wumvishe, uwo munsi wiriwe wumva umeze ute muri wowe? Umva narayicurangaga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ku kazi, nkayicuranga mu rugo, mbese indirimbo hinduka indirimbo. N'umuntu muhuye kumva wamubwira ngo ariko wakumvishe kuri indirimbo. Nawe urabyumva. Suko nari mwiza sinari mbikwiriye n'ubuntu bwayo gusa bunyomaho. Source de la vie intérieure. Suko nari mwiza sinari mbikwiriye n'ubuntu bwayo gusa bunyomaho. Ese hari abantu bagufasha kugira ngo ibihangano byawe birusheho gukorwa umunsi ku munsi? Mbere ndashimira umugabo wanjye, niwe utumye ibi byose bigerwaho, kuko gukora umuziki nta wundi muntu wundi ugufasha, bisaba kwigomwa. Rero hari byinshi twigomwa nawe akemera akavuga ati bitubyigomwe, ariko ibintu watangiye ukomeze ubikore. Nyuma y'umwana wayikunda nkanyigure, ese nzamwitura iki? Oya nkunze ntizigame agatanga ubugingo bwe kugira ngo aremewe, nanjye nzikumira mu bikari byiwe. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Nzanye inkuru y'ihumure abacitse intege musubizwemo imbaraga. Ahantu wahereye niho hagiye gutuma bingora gusubiza. Yego. Wahereye uvuga ngo abantumira ikintu banyakiriza. Oya mu buzima busanzwe nge nkunda kurya ibintu bya kinyarwanda, nibyo nikundira, amateke. Nukuri reka uko niko kuri, ni ibintu nyine njya nkumva ndanyuzwe. Imyumbati ni ibiryo nkunda cyane, n'ibijumba byose cyane.
Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Yesu twumvise kera ko yakoraga ibitangaza n'ubu aracyakora naryama nasinzira atubereye maso tumwizere nahemukira abamwiringira. Ijambo ry'Imana nabagezaho muri aka kanya ni ijambo dusanga muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 10. Hahandi havuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Aho ngaho harimo akantu ko kudaca imanza. Kristo muri iki gihe hari ukuntu nyine twifata ugasanga turi kuvuga ngo uriya muntu ameze gutya abayeho muri ubu buzima, ugasanga uri guca imanza kandi uriya muntu niwe Imana ishaka. Yego, uwowe wamaze kwakira Yesu, wowe wamaze gukizwa, nawe Imana iragushaka kugira ngo ugumemo hagire n'abandi baza kubera wowe. Ariko uriya muntu nta mpamvu yo guca imanza, ahubwo era imbuto yo kugira ngo nuriye uri hariya nawe aveyo. Yego, Ene programu ekwata ku bayimbi ne music. He remains the same all the time, yeah. He remains the same all the time, yeah. Tumwizere. Ariko kuri kubwira bake umwe. Yego, hari ubu uhagarariye abandi ariko n'abandi bibaye ngombwa bavuga nta kibazo. Umuntu w'ingenzi ni benshi, ariko hari umuvandimwe wanjye mfite nawe imfura y'iwacu. Ni umujyanama mwiza, ni inshuti nziza, mbese amba hafi mu buryo bwose bushoboka. Ndamushimira cyane. Yego, yego. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nasengeraga mu bakatolike. yego, noneho nshaka kubavamo nanabatizwa batabizi mu ibanga. Muze haramamagara arambwira ati ese kutantumiye. Sinzi uwambuyemo arabivuga. Byari ibintu bigoye kuva mu muryango ukomeye cyane w'abakatolike. Ni nkubwira ngo ukomeye urabyumva. Ni umuryango uzwi n'abantu benshi kubera kuba twara abakatolike beza, ni ibintu byagoranye. Ariko kandi nanone nyuma barabyakiriye babona ni n'ibintu byiza. Ahubwo bifuza yuko wenda hari na bamwe mu bavandimwe bariyo baza tugakurikira. Iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV. Abakunzi banjye ikintu nababwira byo barankunda, namaze kubibona niba kunshyigikira no gusangiza ibihangano byanjye bakabiha n'inshuti zabo n'abandi bakabireba kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bugere kure. Yego, Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Ibintu ndi kwitegura gukora music nyinshi ishoboka. Hanyuma n'ibitaramo, kuronshinga album nabyo ndabipanga hamwe n'Imana bizakunda. Hari n'indi ndirimbo nayo nakoze, nayikoreye n'amashusho, no kuvuga ngo babanze barebe iriya igere ku bantu benshi, mbone mbahe n'indi nayo irahari. Isaha n'isaha izabageraho. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Twongeye kubasuhuza abaduhanze amaso kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nkuko mubibona rero uyu munsi tubafite umushyitsi mutumirwa
ari buze kubibwira amazina ndetse n'ibimugenza uyu munsi, ariko by'umwihariko icyo twabwira nuko ari umuhanzi uri kugenda yubaka izina cyane cyane muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze. Abamukurikira rero kuri YouTube araza kubabwira social media akoresha kugira ngo mujye murushaho kumukurikira umunsi ku munsi murebe n'ibihangano bye. Hanyuma nyuma y'ikiganiro kandi araza kuturirimbira anatubwire aho turi busange indirimbo ari gukora muri iyi minsi ageza ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Hanyuma rero reka dusuhuze abantu batandukanye tubifuriza ikaze muri iki kiganiro cyacu, abantu bari mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, mu bihugu bidukikije, namwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Duhaye ikaze kandi abantu bo muri Amerika, umugabane wose wa Amerika, mu Burayi, muri Australia, muri Aziya ndetse n'ahandi. Mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Reka rero duhe ikaze umushyitsi wacu atangira dusengera, hanyuma twinjire mu kiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane. Uwiteka Imana turagushimye, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye ko waturinze kandi dushimye ko waturindiye mu nzira twanyuzemo. Hari benshi bahakomerekera, abandi bakakorera impanuka, ariko Mana waturinze tugeze aha amahoro. Turagushimye, tugushimye uyu munsi wo ku cyumweru w'umugisha waduhaye, tugushimiye byinshi wagiye ukora mu buzima bwacu. Icyumweru kirashize rero ni byinshi twagiye tubona, turakunezerewe rero. Tugeze hano tugiye gukora ikiganiro, reka ubane natwe kandi Mwuka Wera aba ari we uyobora. Izina ryawe riganze, icyubahiro cyawe kimanuke, ubwiza bwawe butubeho. Kandi Data mwiza, dusengeye n'abari bukurikire iki kiganiro kugira ngo Mwuka Wera abane nabo, abayobore, kandi abatarakizwa, batarakira umwami Yesu ni ukuri bagira inyota yo kumumenya, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose kandi abahinduka babe benshi. Nibyo twasaba. Kandi dusengeye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu ni umunsi umukuru wacu w'igihugu agiye kurahira. Reka Data wigaragaze nk'uko wigaragaje mu byatambutse, n'uyu munsi uhabe. Kandi twongeye gusenga kugira ngo Data igihugu cyacu ucyongerere ubwiza, amahoro, umutekano, indwara z'ibyorezo uziturinde mu izina rya Yesu Kristo. Muri no minsi abantu bakutse umutima bitewe n'ibyo bari kubona, ubushita n'ibindi, n'ubuhanuzi buza buvuga ngo haracyaza n'ibindi, ariko nk'abamenye Imana nta mpamvu yo gukuka umutima. Niyo mpamvu sabiye ihumure Abanyarwanda, isi yose muri rusange, kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane rero. Hanyuma turakwakiriye wiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi kuri Munambeho TV. Ariko kugira ngo abadukurikiye barusheho kukumenya by'umwihariko, twinjira mu kiganiro ugiye kutunyuriramo kuri imwe mu ndirimbo zawe, uturirimbiraho gake bumva ijwi ryawe ry'umwimerere, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Ni karibu. Baranyihanganira ijwi ryanjye ry'umwimerere ryo ntibari buryumve neza kubera ko hajemo akantu kagakorora, ariko hari indirimbo ivuga ngo imirimo wakoze, ndumva ariyo naririmba. Yego, nta kibazo. Ni karibu. Njyanezezwa cyane n'urukundo nkunda Mana, uranyumva iyo ngutabaje, umpora hafi mukiza, nkubona kenshi userutse, nihebye ukampumuriza, uti humura mwana wanjye, nakumenye kera, sinzatumurira nguhogore, imirimo wakoze nibitangaza, umutima wanjye ubizi neza. Oh, oh, shimwa Mana, oh, oh, himbazwa. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Hanyuma rero twinjira mu kiganiro cyacu, abadukurikiye baba bifuza kukumenya birambuye, niyo mpamvu aka kanya tugira ngo utubwire amazina yawe muri make, umwirondoro wawe wose, utubwire sitati yawe, family background, hanyuma uratubwira aho utuye ubu ngubu, ndetse n'itorero ubarizwamo, umurimo ukoramo se, hanyuma uraza kutubwira niba warananyarukiye ku ishuri nabwo abantu baba bakeneye kubimenya. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Jeanne d'Arc Nzamwitura iki. Yego. Ndubatse, ndi umumama, mfite urugo n'umugabo n'abana babiri. Sengera mu itorero Anglikani
hari ikibagabaga mu itorero nta murimo wundi nkoramo nyine bitewe n'akazi umuntu aba afite kutaboneka bihagije. Ikindi kwiga narize narangije icyiciro cya mbere cya kaminuza. Yego, icyo bita A1. Yego. Wize ibijyanye n'iki? Education. Uri umurezi. Ndi umurezi mu myigire ariko si byo nkora. Yego, ufite ibindi ukora ku ruhande. Hanyuma utubwiye ko ufite abana 2 n'umutware, ariko mu by'ukuri wakureba abona ukiri muto cyane. Ese abo bana wababyaye igihe kigeze cyangwa wababyaye igihe kitaragera neza? Sinzi wenda uko byagenze, ariko wakureba ababona ukiri umuntu muto cyane, ahubwo wakagombye kuba ari bwo witegura kubyara bwa mbere, ariko abana twabonye ari bakuru. Hanyuma uraza kudusobanurira twumve niba byaraciye mu mucyo koko. Byaciye mu mucyo, nta hohoterwa ryabayeho. Abana nababyariye igihe nyine leta igena, nari nakirengeje. Yego. Hanyuma rero twinjire noneho mu buzima bwawe bw'umuziki ukora muri iyi minsi. Abahanzi benshi bajya banyura hano ugasanga bari kutubwira uko bagiye binjira mu muziki mu buryo butandukanye, ariko wowe by'umwihariko uraza kutubwira ibintu by'umuziki ujya kubyumva muri wowe byaje bite kugira ngo wiyumvemo iyo mpano, byatangiye bite kugira ngo ufate umwanzuro uvuga uti nanjye ngiye gukora umuziki nk'umuhanzi? Umuziki rero wanjemo kera ndi muto cyane, ahantu hose nabaga ndirimba, ariko ngeze senior 2 mu wa kabiri segonderi nibwo noneho byanjemo ibyo kuririmba, nkumva indirimbo injemo nkayiririmba. Abana twagendanaga nkabigisha izo ndirimbo ndirimba, ariko nta nzozi nari mfite zo kuvuga ngo nzaba umuhanzi. Gusa maze kurangiza amashuri yisumbuye nibwo numvise none nshaka kubikora, ariko nta bushobozi bwari buhari, mba mbiretse. Hari n'igihe cyageze ndavuga ntoke niyumvisemo ko nshobora kwandika indirimbo, nshobora no kuririmba, ariko ibi si ibintu byanjye ndabireka. Uharira abandi basomyi. Ndabibaharira. Gusa ejo ubwo buriya si 2022 na 3 nibwo nyine igitekerezo cyaje, n'abandi bantu ku ruhande bazi ko nkunda kuririmba barambwira ati gerageza byibuze ino nshuro urebe uko bimera. Gusa namwe murabizi ibi bintu iyo wabigezemo bikunze uhita ukomeza, nta gucika intege. Nabyo ni nk'ikiyobyabwenge, iyo wakoze indirimbo ya mbere ubwo biba birangiye, niyo wabisinziriza bigeraho bikigarura. Hanyuma wumva impano ikujemo, fata umwanzuro uti ngiye gukora umuziki. Hanyuma ugera muri studio bwa mbere, bitewe nuko wenda wabyumvaga, wumvaga studio imeze ite? Ugerayo wasanze bimeze bite umunsi ugerayo bwa mbere? Studio nyinjiramo bwa mbere nta muziki nakoze. Uwo munsi nyinjiramo bwa mbere, yego, numvise ikiganiro kuri radio Umucyo, bari kuvuga ngo umuntu ngo witwa ngo Dr Mash, ni kera 2012. Harya ikorera muri TDMR? Simbiza aho ikorera. Ni muri TDMR. Ariko icyo gihe niho numvise iryo tangazo, baravuga ngo abantu bafite impano yo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bazagenda bafashe. Rero icyo gihe nagiyeyo nzi ko nyine ari ukugenda akamfasha tu, nta n'igiceri mfite kuko nta mafaranga nari mfite, nibwo nari nyiragiza kwiga. None ngezeyo ndamubwira ntifite impano yo kuririmba, arambwira ati ririmba twumve, ndamuririmbira, aranacurangamo numva bifite injyana. Arangije arambwira ngo uzaza n'ibihumbi 30 ngo ukorere indirimbo. Icyo gihe rero nari nzi ko ubwo ngiye ari buyinkorere, nta bitekerezo byinshi nari mfite, mvuge ngo birasaba ngo gushora. Simfite impano se ntari n'umucuranzi. Kandi iyo basize itangazo ubundi biba ari ugufasha abantu, nta ikindi gishoro. Niyo myumvire nari mfite. Oya, nabyumvise igice. Sinumvise ko ushaka kugenda bagukorera indirimbo, ngiye numvise kugufasha gusa. Yego. So nicyo gihe cya mbere naba narageze muri studio, mbona na ahantu heza. Nyine ubwo bwa kabiri nasubiyeyo ku cyanjye giti, mvuga ati none ngiye gukora indirimbo. Bivuze ko indirimbo ya mbere ari naho wayikoreye? Oya, ntabwo ariho. Urumva ni 2013 kandi indirimbo ya mbere
iyi ni kera cyane na kabiri ahubwo iya mbere ngira ngo imaze umwaka n'amezi makeya. Yego. Hanyuma indirimbo yawe rero ya mbere ujya kuyikora noneho wayikoreye hehe, byari bimeze gute, wari uri muri he mood uwo munsi ujya gukora indirimbo ya mbere yawe muri studio? Nawe urabyumva, numvaga nyine ari ibintu bidasanzwe buriya, numvaga naravugaga nti ubu ngubu indirimbo yanjye ibintu bimbamo bigiye kujya hanze. Nayikoreye kwa Emi Pro, uriyo ukunda gukora indirimbo z'abakatolike. Harya akorera hubura? Akorera igikondo hariya hehera hafi n'isoko. Oya, kuba masera niho njya mbona. Okay, yes, ni kwa padiri niko tubyita, aho uva werekeza ku bisumizi kwa Riderman. Yego, niwe wankoreye indirimbo yanjye ya mbere. Yego. Okay, hanyuma indirimbo yawe ya mbere arayikoze, uratashye. Yamaze igihe kingana iki kugira ngo ikugereho uyakire nk'indirimbo yawe isohotse? N'amashusho byose. Audio ndakeka yaramaze nk'ukwezi. Nk'ukwezi ibona gusohoka. Hanyuma audio yawe imaze gusohoka, cyane ko yariyo ya mbere wari wumvishe, uwo munsi wiriwe wumva umeze ute muri wowe? Umva narayicurangaga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ku kazi, nkayicuranga mu rugo, mbese indirimbo ihinduka indirimbo. N'umuntu muhuye ukumva wamubwira ngo ariko wakumvishe kuri indirimbo. Nawe urabyumva. Abahanzi ndabizi benshi hafi ya bose niko bigenda. Ku ndirimbo ya mbere uba wumva atari wowe, wumva wajya no mu magare ukababwira ati mwe muretse gutwara muhanze mwumva igihangano cyanjye. Yego, ubwo indirimbo yawe biraje ya mbere y'amajwi cyangwa se audio, ubu urayakiriye. Abantu wabonye bo bayakira bate cyangwa bayumva, wabonaga babyakira bate muri rusange? Urumva abantu banjye ba hafi bayumvise, hari abambwiye ngo kuki wari waratinze, bakambwira komerezaho, ariko kandi n'abanenga ntibabura, kandi aba ari byiza, bakambwira ati ibingibi turumva bimeze gutya, ubutaha uzabigenza uku. Gusa abantu bayakiriye neza indirimbo yanjye ya mbere. Muri rusange bayakiriye neza. Hanyuma ugira utya ukoze na video yayo. Yego. Video yo wabonye bimeze bite, cyangwa se wabonye abantu bayishigukiye gutugeranyije na audio yayo yari yamaze gusohoka mbere? Urumva audio yo yumvwa n'umuntu wayihaye, ariko urumva iyo yamaze kubona video yageze kuri social media birumvikana, abantu barayikunze nanone, kuko biragoye ku muntu ugitangira uvuge ngo indirimbo ye ya mbere biraho igeze 1000, 2000, 3000 gutyo. Biba bigoye cyane. Biba bigoye rero, navuga yuko n'ukuri banyakiriye neza indirimbo yanjye bakayikunda. Hanyuma ubwo indirimbo yawe igiye hanze ya video, abantu barayikunze, nyuma yaho ukomeje gukora n'izindi ndirimbo. Indirimbo ya mbere tutarabivaho wenda yitwaga ngo iki? Imirimo wakoze n'iriya natangiye ndirimbo. N'iriya watangiriyeho uririmba niyo wakoze bwa mbere. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu umaze gukora audio zingahe, video zingahe? Abantu baba bakeneye kubimenya nabyo, niba bihari watubwira ni karibu. Maze gukora video, uregera mikoro. Video subu nizingahera 5 zisi zigezemo. Maze gukora video 5. Audio? Video 5. Audio ni 6. Audio ni 6. Urumva ko mu gihe cy'umwaka kuba ukoze n'indirimbo 6 ahubwo uba wagerageje. Hanyuma hari ibitaramo cyangwa amakonseri waba warigeze witabira? Oya, ntabyo nditabira. Amateraniro asanzwe? Amateraniro asanzwe nayitabiriye nka 3. Nka 3. Uririmbamo ukabona ibintu bimeze neza. Hanyuma nabonye video zawe nk'iyo duheruka kubona, warayikoreye mu rusengero niba ntibeshya, cyangwa hano? Ni mu rusengero nayikoreye. Uyikora yari live recording? Oya, yari live shooting. Indirimbo yari ikoze, hari n'abantu bari kumpa comment bakambwira ngo bari abantu bari kuri inyuma ko tubona bataririmbaga ibiki. Justin abamfashaga muri audio, indirimbo yari isanzwe ikora, nako muri video yari isanzwe ikoze. Yego. Hanyuma rero ugira utya muri iyi minsi tubona ukoze indirimbo yawe nshyashya iri guhitinga rwose, abantu bari kureba ku bwinshi. Uraza kuyitubwira, hanyuma nubwo turi buze kuvuga social media ukoresha, ariko utubwire naho abantu bayisanga muri aka kanya, kugira ngo umara kureba ikiganiro ahita ajya kuyikurikira arebe uko bimeze. Ni karibu. Yego.
indirimbo yawe yitwa ngo iki ukoze muri iyi minsi? iyi ndirimbo yitwa ndacyategereje. Yego. Hanyuma ahantu bashobora kuyisanga aka kanya umuntu ashobora ashatse guhita yireba byihuse yayisanga he? YouTube yanjye nkoresha amazina Jeanne d'Arc Nzamwitura n'ubundi nk'uko nitwa. Yego. Hanyuma abadukurikiye kuri Munambeho TV cyane cyane by'umwihariko bo ku rubuga rwa Munambeho TV, nyuma y'ikiganiro iyi ndirimbo turayibacishirizaho, turaza kubaha link kugira ngo buri wese abashe kuyikurikira. Reka twongere dusuhuze kandi rero abambasaderi n'abambasadrice ba Munambeho TV by'umwihariko abo mu gihugu cya Uganda. Turasuhuza Sikubwabo i Kampala ndetse na Rose Muhando, nawe turabizi ko dukurikirana cyane. Hanyuma twongere dusuhuze Eric Bahati umunyamakuru wacu ugiye kugera hano mu kanya nawe muri iki kiganiro, ndetse na Donata. Turasuhuza kandi Gad Nsabimana, Esther Mukeshimana, Divine niyo mubyeyi n'abandi batandukanye nka Françoise niyo gisubizo, Hakizimana na Jean Pierre umuhanzi wacu dukunda cyane nawe muri iyi minsi ugiye kuza mu kiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Hanyuma kandi Steven na Silas ibya Yesu ni ku murongo mu gitondo yazindutse adusharinga indirimbo ye nshyashya, nawe yumvemo ikaze mu kiganiro cyacu, turabizi ko abadukurikiye cyane. Hanyuma rero reka tuguhe umwanya nawe ugira abantu nka batatu ubizi neza ko bakurikiye iki kiganiro ubasuhuze kugira ngo nabo bumve ko uri kubazirikana muri iki kiganiro. Abantu batatu mu mpaye ni bakeya, ahubwo navuga muri rusange inshuti zanjye, abakunzi banjye, abanshyigikira aho bari bose kuko bariyumva, ndabasuhuje bakomeze bagubwe neza. Yes, bakomeze kwiyumvamo ikaze mu kiganiro cyacu. Hanyuma umaze gukora launch cyangwa album indirimbo zawe, wenda ushobora kuvuga uti aho zigeze kuri 6 album yanjye iruzuye ndi guteganya kuyisohora. Ibyo bintu birahari, waba warabikoze cyangwa uri kubitegura mu gihe kiri imbere? Ndabitegura mu gihe kiri imbere, gusa sinavuga ngo igihe iki niki nzabikora. Ndimo ndabipanga, bazabimenyeshwa. Hanyuma rero gukora umuziki haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ni ibintu bigoye ndetse bihenze cyane. Kugira ngo umuntu akore igihangano kijye hanze byasabye imbaraga nyinshi ziruta iz'abantu bataba muri iki gisata cy'umuziki baba batekereza. Wowe umuziki wawe ukoze indirimbo 6 mu mwaka umwe, birumvikana ko haba hagiyemo ibishoro byinshi. Ni bande babyihisha inyuma? Ni bande bagusapotinga? Ese hari abantu bagufasha kugira ngo ibihangano byawe birusheho gukorwa umunsi ku munsi? Mbere ndashimira umugabo wanjye, niwe utumye ibi byose bigerwaho, kuko gukora umuziki nta wundi muntu wundi ugufasha, bisaba kwigomwa. Rero hari byinshi twigomwa nawe akemera akavuga ati bitubyigomwe, ariko ibintu watangiye ukomeze ubikore. Nta bundi bufasha mfite, nta support yindi. Ni nk'umuryango turavuga ati ukora ibi ngibi nta kibazo. Mu bigaragara umuziki wawe murawushoramo cyane, kuko nk'ira video nabonye iri ifite ibishoro byinshi. Byanga bikunda nubwo ibisa nkaho yakorewe ahantu hateguwe wenda hatari henshi, ariko ntabwo wakora umuziki uryoshye kuriya ku dushoro duciriritse. Bigaragara ko mwashoyemo, ariko niba ari famiye iba yabiteguye koko nababwira nti courage, mwagerageje, bisaba kwigomwa cyane. Hanyuma abadukurikiye nabo rero bajye barushaho kuzireba, bakoreshe ya comment, subscribe, kugira ngo zigere ahantu henshi. Hanyuma umuziki aho kugira ngo ukomeze ubutunge wenyine, nawe ahubwo uzagera igihe cyo kukugarukira ugutunge. Yego. Hanyuma nk'umuhanzi akenshi iyo umuntu atangira umuziki aba afite abantu b'abarole model cyangwa se abantu akuraho inspiration. Nuhe muhanzi ukunda cyangwa se ukuraho inspiration mu muziki wawe, ugire ibihangano byo kumva guteye courage yo gukomeza gukora nawe ibindi bihangano bitandukanye? Njya gutangira gukora umuziki nta muhanzi n'umwe navugaga ngo uyu nguyu kubera ko abikora nanjye ndumva nabikora. Nje ni ibintu byari bindimo kandi nkunda. Ahubwo wenda hari umuhanzi nkunda by'umwe, abahanzi baririmba gospel buriya ndabubaha, baba bafashe umwanya bakavuga bati reka impano iturimo ijye hanze, ubutumwa burimo bugere ku bantu benshi. Ariko nkagira ngiye n'umuntu nkunda by'umwihariko, umuntu bita Prosper Nkomezi. Rwose pe indirimbo ze zifite ukuntu nzumva kurenza iz'abandi bose.
hanyuma ugize amahirwe yo guhura nawe akakubwira ati nsaba ikintu kimwe mu bintu wumva nashobora, wumva wamusaba iki? ikintu namusaba ko yanyemerera tugakorana indirimbo. Mugakorana indirimbo, ubwo ni korabo muri make. Collab. Hanyuma ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV harimo abashuti biwe bakorana nawe cyane, nabo ngira ngo baradukurikiye, baze kutugereza icyifuzo aho kigomba kugera, kugira ngo ubutaha byibuza tuzakora ikiganiro ari aho bigeze, nitwumva ko byaciyemo natwe tuzashima Imana, ndetse bizarushaho kuba byiza ku badukurikiye ndetse nawe ubwawe by'umwihariko. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma nk'umuhanzi rero, abantu benshi ubu bari kwitegura kugutumira, hari abakubonye hano, turaza gushyiraho na nimero yawe kuri screen ya Munambeho TV kugira ngo abantu bazagukenera bazabashe kukubona. Abantu baritegura kugutumira mu bitaramo, mu makonseri atandukanye. Donc uri ready kujya mu bitaramo ndetse n'amakonseri umuntu agukeneye yakubona? Rwose ndi ready kuko nicyo nahamagariwe. Yego. Hanyuma umuntu yagutumiye rero, cyane cyane nk'abapasiteri bajya badukurikira kenshi bagatumira umuhanzi, ariko bakagira ikibazo bavuga bati umuhanzi wacu nitumwakira tuzamwakiriza iki akunda kugira ngo amavuta arusheho kuzamuka. Buranga iyo umuntu yariye neza n'amavuta arazamuka aba menshi. Umuntu ushonje nawe ntago ubuhanuzi buriya ngo buza neza, niko bamwe mu bahanuzi ba kera bajyaga batubwira. Hanyuma wowe ukunda kurya iki mu bintu biribwa, ukunda kunywa iki mu bintu binyobwa? Ahantu wahereye niho hagiye gutuma bingora gusubiza. Yego. Wahereye uvuga ngo abantumira ikintu banyakiriza. Oya, mu buzima busanzwe nge nkunda kurya ibintu bya kinyarwanda, nibyo nikundira. Amateke ni ukuri, reka uku niko kuri, ni ibintu nyine njya nkumva ndanyuzwe. Imyumbati ni ibiryo nkunda cyane. Ibijumba byose cyane. Ibindi by'ibizungu byo birangora, sinzi impamvu. Kunywa rero nikundira amazi, urumva ko ntagoye. Wowe ntabwo ugoye. Ntabwo ngoye. Ubwo barabyumva, ntibazigore. Kandi bishobora no kubagora rero ibyo bintu uvuze, kuruta ahubwo kuba wavuze bya bindi abantu bakunda kuvuga. Kuko kugira ngo ubone ahantu hari amateke meza muri iki gihe bayahinga biba bigoye, kugira ngo uzabone umwumbati mwiza atari bya bindi by'ibituburano, nabyo biba ari ikibazo. Ariko ubwo babyumvishe bifuza kugutumira, ndetse n'abantu mujya muganira cyangwa mushobora gusohokana ahantu runaka, nuko bimeze babe babyumva. Hanyuma mu buzima bwawe rero, ariko reka tubanze dukomeze mu muziki mbere yuko twinjira mu bundi buzima. Dukomeje mu muziki, hari ibikorwa uri guteganya gukora mu minsi iri imbere bitandukanye, haba mu bijyanye n'ibitaramo, haba mu maronshi, haba gutegura indirimbo za audio ndetse n'iza video? Muri make mu gihe kingana kitarenze nk'imyaka 5 uhereye wenda none, ibyo uri guteganya ni ibiki abanyarwanda ndetse n'abandi bantu badukurikiye bagiye kwitegura ko ugiye kubagezaho mu minsi iri imbere? Ibintu ndi kwitegura gukora, nditegura gukora music nyinshi ishoboka. Hanyuma n'ibitaramo, kuronshinga album nabyo ndabipanga, hamwe n'Imana bizakunda. Hari n'indi ndirimbo nayo nakoze, nayikoreye n'amashusho, no kuvuga ngo babanze barebe iriya igere ku bantu benshi, mbone mbahe n'indi nayo irahari. Isaha n'isaha izabageraho. Urumva ko ibikorwa byo birahari. Hanyuma hari igiterane cyangwa konseri witegura vuba aha ngaha wenda mu buryo buzwi? Oya, nta na kimwe. Uracyari kubitegura? Yego. Hanyuma dukomeza, ni izihe social media ukoresha, imbuga nkoranyambaga abantu bashaka kugusangaho ku buryo bakurikirana ibihangano byawe ndetse n'ubuzima bwawe bwa buri munsi bw'umuziki, mu mbuga nkoranyambaga tugerageza gukoresha mu Rwanda ndetse n'ahandi? Nkoresha YouTube nyine, ngakoresha Instagram, ngakoresha Facebook, ngakoresha TikTok. Urumva ko zose nzikoresha. Kuri Instagram ukoresha irihe zina? Facebook zose uragenda utunyuriramo muri make? Ni Jeanne d'Arc ryonyine official. Kuri YouTube niho nashyizeho nzamwitura iki. Yego. Ahandi hose ni Jeanne d'Arc official. Yego. Kuri izo mbuga
nkoranyambaga. Hanyuma nk'umuhanzi wa gospel rero ugiye kugira ijambo ry'Imana utubwiraho gatoya rigufasha, ntabwo tugusabye kutubwiriza ahubwo uratubwira ijambo rigufasha nawe wafashisha abandi muri aka kanya kugira ngo tubone gukomeza n'ikiganiro n'abakunda ijambo ry'Imana nabo bisangemo. Ni karibu. Ijambo ry'Imana nabagezaho muri aka kanya ni ijambo dusanga muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 10. Hahandi havuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Aho ngaho harimo akantu ko kudaca imanza. Nk'abakristo muri iki gihe hari ukuntu nyine twifata ugasanga turi kuvuga ngo uriya muntu ameze gutya, abayeho muri ubu buzima, ugasanga uri guca imanza, kandi uriya muntu niwe Imana ishaka. Yego. Wowe wamaze kwakira Yesu, wowe wamaze gukizwa, nayo Imana iragushaka kugira ngo ugumemo, hagire n'abandi baza kubera wowe. Ariko uriya muntu nta mpamvu yo guca imanza, ahubwo era imbuto yo kugira ngo nuriye uri hariya nawe aveyo. Yego. Hanyuma urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho. Ndumva hari abo biri burushaho gufasha. Ariko dukomeza gato, hari ibintu byinshi abantu tujya tunyuramo mu buzima. Kuva umuntu avutse ugenda uhura na struggle, ugahura n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko ni iki gihagarariye ibindi mu bintu byaba byarigeze bikubabaza uvuga uti iki kintu cyarambabaje, niyo ukibutse wumva cyarahungabanyije umutima wawe? Muri ubu buzima rero ibyo bintu aba ari byinshi, ariko njye impamvu ntashaka kukivugaho, iyo wababaye none ugahura n'ibintu byiza mu buzima, bimwe byakubabaje ubitera umugongo, urabyibagirwa. kuko impamvu mvuga ibi bintu, iyo wibuka cyane ibintu byakubabaje, n'ubundi urakomeza ukababara, ugakomereka n'umutima ntiwomoke. Ariko iyo ubirenzeho ibintu bigenda neza. Yego. Hanyuma niki cyagushimishije rero uvuga uti mu buzima ibintu byose byanshimishije, iki ngiki kirabihagarariye? Mu buzima ikintu cyanshimishije kurenza ibindi byose, kuba mfite umuryango. Yego. Mfite abana na papa wabo, ni kimwe mu bintu byanshimishije cyane. Noneho ikindi kiza kibikurikiye kuba inzozi nahoraga ndota mvuga ngo kuririmba, noneho hari abo bibasha kugeraho. Yego. Hanyuma muri uyu muziki, muri industry y'umuziki tubamo, habamo utuntu dutandukanye. Hari ibitera umuntu courage, hari ibimuca intege, ariko ni izihe nzitizi ujya uhuriramo nazo mu muziki wawe wa buri munsi ushobora kuvuga uti ibi ngibi nibyo binzitira, bitanzitiye nakabaye ngeze ku byo nifuza mu buryo bwihuse, ariko nzitirwa n'ibi? Inzitizi zikunze kuba muri music akenshi zituruka nko kuwakoze igihangano cyawe. Tuvuge ukavuga ngo audio byanze bikunze buriya ntiyakarengeje ukwezi utarayibona, ukavuga uti wenda ubu turi nko mu kwezi kwa 3, wenda harya ubu turi mu kwa 8, turi mu kwezi kwa 8 n'urugero. Mu kwa 9 audio ndabanyifite, byibuze nko mu kwa 10 video ibingezeho, amezi 2 ugasanga utangiye projet ahubwo amezi 5 arashize. Yego. Nibyo bintu n'ukuri biduca intege, ibyo bintu bica intege. Uwa audio akagira gutya akabara yitindanye, uwa video wenda nawe agahura n'izindi challenge nawe akabara yitindanye, ugasanga bigufasha amezi 5. Kandi wari wateganyije nk'ukwezi kumwe kuba birangiye cyangwa amezi 2 gusa. Ubwo n'abaproducer badukurikiye babe babyumva nabo bagira ikintu bajya bakosora, kuko umuhanzi wese tubajije icyo kintu akivugaho ati audio zanjye barazitinza, video nazo ugasanga ari ubwo zitinze, cyangwa se bikaba ngombwa ko bambwira ngo dusubiremo twongeremo akandi kantu, kandi igihe twarakoze byararangiye. Harabona bwo bijya bibaho. Ubwo rero abantu babikora cyane cyane reka tubwira abo ku rubuga rwacu, turabwira Master P, turabwira Barnabe, turabwira Berite n'abandi producer batandukanye baba video na audio, babyumve rwose bajye baduha ibihangano byacu hakiri kare.
urumva ko ari ikintu bahora bashinjwa kenshi aba producer, ariko hari n'ababikora neza, hari ababikora neza ku buryo mu gihe gito rwose indirimbo yawe no mu cyumweru ushobora kuba uyibonye. Hanyuma mu bundi buzima nuhe mukino ukunda kuva uri umwana, cyangwa se iyo waba utarakundaga mbere ariko ubu ngubu ushobora kuvuga uti umukino unyuzeho kuri televiziyo bibaye ngombwa ko njya kureba ku bibuga by'imikino, n'uyu mukino numva nareba? Naba ngiye kubeshya, ibintu by'imikino si ibintu byanjye. Ntabwo wigeze ubibamo? Reka nigeze nanagerageza gukina umukino nkiga bita handball, nawe urananira kandi nzi ko ari umwe mu mikino yoroshye. Yego. Rero imikino byo si ibintu byanjye, ahubwo ikintu bita music cyambereye virusi pe. Ni cyo kintu mba numva nakwiyumvira, nkumva izasohotse nshyashya, nkumva mbese nibyo ngibyo niberamo. Hanyuma umuziki wawe umaze kuwukora mu studio nkangahe? Se ukorera ahantu hamwe, ni lebo ukoreramo, cyangwa se ugenda ukora ahantu hatandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuziki? Ko nazizengurutse ra. Umaze gukorera muri studio enye. Aha. Reka aba producer nabo tubahaga promotion, ugenda uzitubwira twumve nazo tubamamariza. Ya mbere nababwiye ko nayikoreye kwa Emi Pro hariya nyine hano i Gikondo. Ya kabiri nyikorera kwa Jado Pro. Jado ndamuzi. Yego. Ya gatatu uriya we ariko yankoreye ebyiri, nasubiyeyo, urumva ko twe twakuranye neza kandi nzanasubirayo, ni muri View Nation hariya kurara rume. Yego. Ikagugu ndahabona. Iyi ngiyi nshyashya rero nayikoranye n'uwitwa Zere Scout, ariko ntabwo ari ubaka izina cyane. Yego. Ariko marakora neza. Akora neza. Niba ari wagukoreye iyi ngiyi uheruka yayikoze neza cyane, n'izina araryubaka vuba byihuse. Niwe duheruka gukorana. Yego. Hanyuma rero reka tubwire abantu ko kandi abakeneye amasabune y'amazi, yaba yo gufura, yaba yo koza ibyombo, yaba yo koza ibirahure, yo gukoresha mu matorete ndetse n'ahandi, bagana kuri Riza Store, ndetse bafite na transport z'amasabune yabo yo mu tubido. Uyikeneye rero ushobora kubahamagara kuri nimero turi buze gushyira kuri screen, cyangwa se ukabagana bakakuzanira iyo sabune ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Abantu kandi bifuza kurera abana mu mwaka w'amashuri 2024-2025, by'umwihariko muri maternelle ndetse na primaire, dufite ishuri ryigenga, ishuri ryiza cyane kuri Seven Paroti Academy riherereye i Gikondo hafi n'itoro rya Maranatha, imbere ya Restoration Church, na amatorero abiri yegeranye. Mushobora kuzana rero abana banyu bakahigira, bagafata ubumenyi bufite ireme mu ndimi zose, ururimi rw'Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda, ariko by'umwihariko amasomo yose cyangwa se hafi ya yose bayiga mu rurimi rw'Igifaransa. Bivuze ko ari maternelle ari aba francophone, ndetse na primaire icyiciro cya mbere kuva mu mbere kugeza mu gatatu n'aba francophone, hanyuma kuva mu kane kugeza mu gatandatu ni anglophone. Ni karibu rero kuri Seven Paroti Academy. Hanyuma dukomeza mu kiganiro cyacu rero, mu kanya ugiye kuturirimbira zimwe mu ndirimbo zawe kugira ngo abantu badukurikiye baze no kuyumva yose uko yakabaye. Ariko utararirimba, nuhe muntu mu bantu bose mwabanye cyangwa se mwakoranye wakubereye umuntu w'umumaro, wumva washimira ukavuga uti uyu muntu yabereye umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye? Ariko kuri kubwira bake umwe. Yego, hari ubu uhagarariye abandi, ariko n'abandi bibaye ngombwa bavuga nta kibazo. Umuntu w'ingenzi ni benshi, ariko hari umuvandimwe wanjye mfite ari nawe imfura y'iwacu. Ni umujyanama mwiza, ni inshuti nziza, mbese amba hafi mu buryo bwose bushoboka. Ndamushimira cyane. Yego. Ariko hatagira ugira ishyari, umutware we namuvuze by'umwihariko, we n'umwihariko we ntabwo mukize muri abo ngabo. Iyo tukubajije gutyo we ntabwo aba arimo, kuko we aba ari uwa mbere mu bintu byose. Ikiganiro aragikurikira, yavuga ati kuki atari njyewe, kandi nzi kuko ari njyewe. Ntako ntaba nagize ngo ushyigikire, we n'umwihariko we, mvuze uwundi wo ku ruhande inyuma y'umuryango, umuvandimwe wawe. Hanyuma ni ikihe kintu kuva uri umwana kugeza aho ugeze ubu ngubu waba warigeze gufataho umwanzuro abandi bantu ubona basa nkaho batabishaka, ubona batabishyigikiye, ariko ugafata umwanzuro
bikazarangira intego zawe zibaye achieved ku buryo n'uwagerageza kuguca intege cyangwa se utarabyumvaga nyuma arushaho aba mu bantu ahubwo babishyigikiye noneho. sonikira ndi umwana nta kintu naba naragerageje gufataho umwanzuro mu rugo batabishaka nari umwana mwiza wari umwana mwiza nagenderaga ariko aho maze gukura ahubwo nigeze nasengeraga mu bakatolike yego noneho nshaka kubavamo nanabatizwa batabizi mu ibanga muzehe arampamagara arambwira ati ese kutantumiye sinzi uwambuyemo arabivuga. Byari ibintu bigoye kuva mu muryango ukomeye cyane w'abakatolike, ni nkubwira ngo ukomeye urabyumva, ni umuryango uzwi n'abantu benshi kubera kuba twara abakatolike beza, ni ibintu byagoranye, ariko kandi nanone nyuma barabyakiriye babona ni n'ibintu byiza, ahubwo bifuza yuko wenda hari na bamwe mu bavandimwe bariyo baza bagukurikira. Yego urumva ko ako kana kubatizwa mwibanga ariko sinzi wambuyemo arabivuga. Icyo ni ikintu kidasanzwe ku bantu benshi, kugira ngo ufate umwanzuro wige uzabatizwe nta mu rugo batabizi, ni ibintu bitoroshye. Ariko icyangombwa nuko byagezweho kandi ukaba ukomeje waranakomereye aho wagiye. Nabo ubwabo bakaba babona ko nta kintu kibi cyavuyemo ndetse nta n'intego mbi yari kujyanye wari ujyanyweyo, ni byiza. Hanyuma turaje dukomeze rero n'igice cyacu cya gatatu. Abadukurikiye tugiye gukomeza n'igice cya gatatu, igice kijyanye n'ibihangano mu kiganiro cyacu Injyana na Muzika. Ciao ciao. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, ensolo y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Hanyuma twinjira mu kiganiro cyacu cya gatatu rero, aho tuba tugiye gukurikira kimwe mu bihangano tukakiva imuzingo. Hari indirimbo yawe nshyashya imaze iminsi isohotse, ngira ngo ubu tuvugana ntirarenze iminsi 3, iri guhitinga cyane, abantu bari gukunda ari benshi, indirimbo nziza wakoze. Ujya kwandika iriya ndirimbo kugira ngo yandike, byaje bite? Wari uri mu bihe bihe se? Wari uri mu bihe byo gusenga? Wari uri mu bihe se wenda byo kunezerwa cyangwa kwishimira ibintu runaka? Wari usinziriye se urabyuka wumva biraje? Byaje bite kugira ngo iriya ndirimbo ikuzemo muri wowe uyandike? Iriya ndirimbo bijya kunzamo kuyandika nari ndi mu kazi. Yego. Noneho nicaye icyo gihe narinde no kuri mashine, numva akantu kanjemo kavuga ngo mana ndacyategereje, noneho kanjemo si ibi bintu ra kanyine ndavuga nti indirimbo rero ikintu kinjemo cyo gutegereza, uwayandika nkandika. Nari ndi mu bihe byiza icyo gihe, nta kibazo nari mfite. Hari umuntu ayumvise, yego, hari ukuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu yari yahuye n'ikibazo gikaze. Hoya, icyo kibazo nta cyari gihari, ahubwo nishyize mu mwanya w'umuntu ufite ikibazo aka kanya, kugira ngo byibuze nayumva bizamuhe gutegereza, ntacike intege cyangwa ntagire ibimukura umutima cyane. Ugira gutyo ibiraje urayanditse. Ndayanditse nuko byatangiye. Kugira ngo uyite izina ryaje rite? Ese ni ijambo upfuye gufata mu magambo ayigize cyangwa wumvaga ari ryo rikubiyemo ubutumwa bwose ushaka gutanga? Izina ryaje indirimbo maze kuyandika, na nyine abitewe n'amagambo akubiye muri iyo ndirimbo, nese mvuga nti byanze bikunze yakitwa Ndacyategereje. Indirimbo yawe ubu yise Ndacyategereje. Hanyuma mbere ko dukomeza, urabwira abantu numero yawe, twari twabyibagiyeho gatoya, bihangane, bashobora kuguhamagaraho bifuza kugutumira mu biterane ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo mwifatanye mu murimo w'ivugabutumwa, hanyuma tubone gukomeza. Ni karibu.
078 078 93 93 8 amazero 2 800 98 ubwo niyo guhamagara ndetse ikaba no kuri WhatsApp. Yes, ubwo rero barabyumva abadukurikiye, iyo niyo nimero bashobora kugusangaho kugira ngo mwifatanye mu murimo w'ivuga butumwa. Hanyuma indirimbo yawe rero ndacyategereje, ubundi butumwa nyamukuru nubwo wenda rumaze kubuducira muri make, nubuhe buyikubiyemo umuntu ashobora gutahana muri aka kanya? Ubutumwa nyamukuru buri muri no ndirimbo no gutegereza Imana. Yego. Ntuve mu bihe byayo byo wenda niba wari uri gusenga ngo ucike intege kuko wenda ikintu runaka uri gusengera kitarasubizwa. Niba wari ukijijwe ngo ubireke ntige nakirijwe byagenze bite ngo bivemo, oya tegereza kugeza igihe umugambi w'Imana uzakugeraho. Yes, indirimbo ni ndacyategereje rero bakomeze kwireba kuri YouTube channel yawe ya Jeanne d'Arc Official. Jeanne d'Arc nzamwitura iki? Jeanne d'Arc nzamwitura iki? Niho bashobora kuyisanga rero, bagakora share, comment, subscribe na like, nazo ziba zikenewe, hanyuma bakayinyanyagiza ahantu hose hashoboka, bakayikwirakwiza kugira ngo abantu barusheho kuyumva, bumva ubwo butumwa bwo gutegereza umwami Yesu. Hari ushobora kumva ndacyategereje akavuga ati buriya no mukunzi we agitegereje cyangwa se afite umuntu runaka ategereje, ariko uwo dutegereza washatse kutubwira ni umwami Yesu ndetse n'Imana muri rusange. Hanyuma iyo ndirimbo yawe rero muri iyi minsi umaze kuyisohora, uri kubona abantu bari kuyakira gute hanze ahangaha? Umva commentaire ngira ngo zigeze muri 200 na. Yego. Bari kumbwira ati komereza aho wakoze indirimbo nziza. Hari uwambwiye ati rwose muri comment. Yego. Ngo iyi ndirimbo iramfashije narimba baye numva merewe n'abati, ariko ndumva umutima wanjye uguwe neza. Urumva kiri kugenda ihembura abantu mu mutima yabo. Hanyuma hari uko abantu bari kuyifata, nawe hari uko uri kuyifata ugereranyije n'izindi ndirimbo wasohoye mbere, uri kubona iri ku ruhe rwego? Iri muzi imbere, iri muzo hagati, iri muzigerageza, bimeze biti? Mu buryo bwo ubona abantu bari kuyakiramo. Abahanzi hari ukuntu tumera muri indirimbo yawe nshyashya ibiruta izindi. Yaba itaziruta, yaba imeze ite, indirimbo yawe nshyashya kuko aba ari nshyashya nawe utaranayimenyera cyane ngo uyicengere, uba wumva iruta izindi, ariko iranaziruta pe, bitewe n'uko bayakiriye. Ni ukugenda dukora ibyiza kurenza ibyo twakoze mbere, ubwo niyo ubutaha izaba iruta iyi ngiyi. Birumvikana. Hanyuma producer uwagukorera iriya video yitwa nde? Director. Umudirector yitwa Aristide, ni nawe nkorera indirimbo zanjye zose uretse imwe natangiriyeho, ari atakoze izindi zose ni ujye uzikora. Abona ko Aristide rwose ari gukora akazi, ari mu kazi kubikora neza. N'abandi bahanzi rero bumvireho bakene gukoresha indirimbo z'amashusho meza, bagana kwa Aristide akabafasha, haba mu buryo bwa live shooting, hanyuma n'uburyo busanzwe bw'amavideo y'indirimbo atandukanye. Yes. Hanyuma niki wabwira abakunzi bawe muri iyi minsi barimo kugenda bagukurikirana mu bikorwa bitandukanye, ugenda unyuza ku rubuga rwa ku mbuga zawe zitandukanye, by'umwihariko abari gukurikira iki gihangano cyawe gishyashya? Abakunzi banjye ikintu nababwira, byo barankunda namaze kubibona, niba kunshyigikira no gusangiza ibihangano byanjye bakabiha n'inshuti zabo n'abandi bakabireba, kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bugere kure. Yego. Imana rero guha umugisha kuba witabiriye ikiganiro cyacu kuri Munambeho TV. Hanyuma abantu bagiye gukurikirana rero video y'indirimbo, imwe mu ndirimbo zawe hano mu kiganiro kuri Munambeho TV dusoza. Imana ikomeze kuguha umugisha. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe, jyewe wari ikivume nahindutse umuragwa, ubu ndaremewe narakiriwe mu muryango mugari w'abana b'Imana. Suko nari mwiza sinari mbikwiriye, n'ubuntu bwayo gusa bunyomaho. Suko nari mwiza sinari mbikwiriye, n'ubuntu
ubuntu bwayo gusa bunyomaho. Yampaye umwana wayo ikunda ngo anyigure, ese nzamwitura iki? Ko yankunze atizigamye agatanga ubugingo bwe, kugira ngo nemerwe nanjye nzigumira mu bikari byiwe, nanjye nzigumira muri we. Nzanye inkuru y'ihumure abacitse intege musubizwemo imbaraga. Yesu twumvise kera ko yakoraga ibitangaza, n'ubu aracyakora. Naryama nasinzira atubereye maso, tumwizere nahemukira abamwiringira. Naryama nasinzira atubereye maso, tumwizere nahemukira abamwiringira. N'umunyembaraga nta kimunanira, n'umwami w'abami azahora ku ngoma. N'umunyembaraga nta kimunanira, oya, n'umwami w'abami azahora ku ngoma. N'umunyembaraga nta kimunanira, n'umwami w'abami azahora ku ngoma. Aracyakora ibitangaza, nta kintu na kimwe kitamushobokera. He remains the same all the time, yeah. He remains the same all the time, yeah. Tumwizere. Nare
Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV.